Twagiriye ubuntu Jeannette mama Esther yavutse ari imfura ari hafi kugira imyaka 9 muri 2018 ava ku ishuri zari saa 7 ahura n'imodoka yamugonga. Twazinda Victor nkabandi papa wa Ishimwe Esther dufite ikizere agiye ahantu hari ubuvuzi bwisumbuyeho nkuko tumaze igihe turi mu gukomunika n'ivuriro ryo mu Buhinde, gusa ikibura nyine n'ubushobozi kuko tumaze gushirirwa. Twasanze hakenewe amadolari 20,000 ari byo miliyoni 18 z'amanyarwanda. Ndimanga Esther kirabana yakundaga kunyoza akungu wararwaye. Ndifuza ko akira tukongera tukishimana. Mumaze kubona akano ka video kamaze gucaho nta kindi mwarebaga ni ibikorwa twakoze mu minsi ishize cyangwa se igikorwa cyabaye cyo gufasha umwana Esther kuba yajya kwivuza. Yaragiye ajya mu mahanga nkuko twakomeje kugira tubatangariza, ajya mu Buhinde baramupima baramusuzuma. Uyu munsi ubu ndi wabo ngiye kureba yavuyeyo ntago aravayo, tuganire nimba yaravuyeyo batubwire uko umwana ameze muri no minsi, nimba yarakize, nimba agikeneye ubundi bufasha, nimba agikeneye kongera kwivuza. Ntukureho komeza kandi subscribe kandi cyangwa se ukande kuri ako kazogera kagiye kuza impande ya subscribe kugira ngo ujye ubona notification cyangwa se ubone message kwibutsa ikubwira ko hari ikiganiro gishyashya dushyize kuri YouTube account yacu kugira ngo utazajya ucikwa n'ikiganiro na kimwe. Tugiye kureba Esther rero nimba warakunze cyangwa se warababajwe n'ubuhamya bwe cyangwa se warababajwe n'ibihanyuzemo, nizere ko nawe ufite amatsiko nkayo mfite. Ngiye kumureba amaze igihe kinini cyane yaragiye mu Buhinde, nanjye sinzi kunangana yenda yarakuze. Reka turebe. Urakoze cyane, reka ngende. Uko mubireba rero uwo ni Esther bari kutuzana kugira ngo tuganire nawe yaje. Wow. Esther yarakuze cyane. Reka tumusuhuze Esther. 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 Umeze neza? Neza. Esther. Uzikuririmba? Wow, uzikuririmba iyo ndirimbo? Harimo ibyiza gusa bimeze z'umutima. Dusubiremo twagiye. Amfitiye byinshi mu kiganza cyiwe harimo ibyiza gusa bineze z'umutima. Esther. Wow, nkuko mwabibonye rero turi kumwe na Esther. Agarukanye courage, ntago bisanzwe ibintu, agarukanye courage nyinshi cyane avuye mu Buhinde yaratembereye ariko yaragiye kwivuza murabibona nkuko mubibona afite ubumuga bwo kutagenda yatewe n'imodoka yamugonze arimo arava ku ishuri abumaranye agiye kumarana igihe kinini cyane. Turaza kuganira na mama we uko nkuko muheruka cyangwa se mumaze kwibona muri video habayeho igikorwa cya fundraising cyo kugira ngo Esther agiye kwivuza mu Buhinde. Iki gihe rero yaragiye
byagenze bite none nababwiye ngo dufite amatsiko menshi cyane yo kubona nimba Esther yarakize dufite amatsiko menshi cyane yo kubona nimba Esther uko ubuzima bwa Esther abayemo muri iyi minsi ni ibintu bishimishije cyane mbonye yishimye cyane nanjye ndishimye cyane mami ndakwakiriye cyane hano kuri New Hill Image TV murakoze cyane ndishimye cyane kubona Esther yishimye byatari wow ubushize nanyaje ahangaha atabasha kugenda none mwaragiye muragaruka mwagiye mu buhinde nganiriza nyuma yuko ira concert irangiye yarateguwe n'umuhanzi Edi Mico wafatanyije n'abahanzi baririmba indirimbo z'Imana byagenze gute okay twari dutegereje ko yenda tuza kubonamo miliyoni zigera kuri 20 zishobora kuba zitarabonetse ubushobozi mwabonye butoya tubwire byagenze gute urugendo muri mu buhinde byagenze bite navuga ko byagenze neza cyane nyuma ya fundraising yabaye abantu bakomeje kugenda bitanga abagenzi tunabashimira mwarakoze abantu batandukanye n'aya masaha ndahamya ko bacitanga Imana ibaha umugisha nkiriya abantu barampamagaraga bakambwira ati twoherereje runaka ndake kazabagezaho nta kibazo barakoze cyane mu kugenda twagiye amafaranga tuzuye ariko turavuga ngo reka tugende akorerwa ubuvuzi turagenda tugezeyo baramusuzuma baratubwira ngo nta yindi operation bamukorera iyo bakoze abaganga ba mbere ngo niyo ariko baratubwira ati azakira ni ukwihangana ni buhoro ariko bisaba fiziyo nyinshi amezi yose rero twabayeyo twakoraga fiziyo nka umunsi wose urebye kuko nageraga kwa muganga saa 3:30 nkavayo saa 6 zaho nkamugaburira saa 10 hakaba hari umuganga ugaruka kumukorera mu rugo rero keshi barambwiye ngo ifiziyo nyinshi nizagira ikimufasha kurusha ibindi muragiye muvuye mu Rwanda mwamaze igihe kingana iki mu buhinde twamaze hafi amezi 5 twagiye ku itariki 10 z'ukwa 11 tugaruka ku itariki 20 z'ukwa 3 noneho mumaze kugera mu buhinde baramupimye basanga nta kindi kintu bazankora basanga azakira bizatwara igihe kingana iki nabo nta gihe batubwiye baratubwiye ngo bizaterwa na fiziyo tumukorera uko tumukorera fiziyo nyinshi ngo niko imitsi n'inyama bigenda bikanguka n'ubwonko ariko ngo uko umuntu amukorera fiziyo nkeyi birushaho gusinzira ni nko kumusubiza inyuma rero nta gihe bampaye nta gihe baduhaye ariko baduhaye icyizere rwose ko agomba gukira babahaye icyizere ni mwebwe ku giti cyanyu kuva kuri iriya tariki ngira ngo ni 8 z'ukwa 10 twakoreje iriya concert kugeza uyu munsi muri kuno kwezi kwa 5 gusoza cyangwa se gushyira ukwa 6 ayo namezi agera kuri 6 ashize cyangwa se amezi agera kugera kuri 7 ashize niki mubona kirimo kigenda gihinduka ubuzima buracyari bwa bundi ka gatandara ryamagara cyakaryamaho niki kintu muri kubona duha ishusho y'ukuntu Esther abayeho muri no minsi Esther ntabwo akimeze nka mbere ngira ngo wabibonye ko namuhaye na mikoro akaririmba amagambo wayumvishe umuntu atasubiyemo Esther ubu twese mu rugara tuzi n'abaturanye arabazi ku meza turasangira ntabwo mutamika ubu ntabwo mutamika kindi gihe muribuka ko mwaje mubona n'inkonda zitakara ari nyinshi ubu ndamwicaza iyo turi aho ngaho twicara ku gatapi nta kibazo nta muntu umufata ariko mbere ntago byakundaga cya gitanda yakiryamagaho kubera tugomba gukaraga gutya kugira ngo tudakomeza tumwegura ubu ntabwo akiryamaho kuko muterura bisanzwe nkamwicaza mu kagare tukajya hanze tukava hanze tukicara ku gatapi cyangwa mu ntebe cyangwa tukicara aha ku meza tukarya ntabwo bikimeze nka mbere Esther high five izi ba high 10 mai kabiri high 15 high 20 wow Esther rero aragiye aragarutse mwageze inaha karantine yaratangiye
Ego twaje muri yo. namwe barabafashe Oya. mwagize Umugisha baradupima basanga turi bazima. Hanyuma baratubwira ngo tuze twirindire hano ngo dukore karantine hano mu rugo. Turabyubahiriza turayikora. Irarangira dusanga Yesu rero yakoze umurimo ukomeye wo kuturinda. N'ubu turi amahoro turi mu rugo nta kibazo ariko twongeye gutangira fiziyo nuko nyene inaha ntago tujyayo buri munsi baduhaye 3 mu cyumweru. Wow, reka twizerere ko Esther azakira tuzagerageza kugira dukomeza gukurikirana ubuzima bwe muri rusange. Turashima Imana cyane. Esther ameze neza. Ushaka kuturirimbira? Okay, akaririmbo kahe? we harimo ibyiza gusa bimeze z'umutima. Wow, murakoze cyane rero nakubwira ngo ukomeze ukande subscribe aho ngaho kuri New Hill Image TV kugira ngo ukomeze kubona ibiganiro byacu, ubuhamya bw'abantu batandukanye n'ibindi byinshi bikorerwa hano mu Rwanda, haba muri gospel, haba no mu bindi biganiro bisanzwe. Uyu munsi rero twavuga ngo twari dufite umutumirwa wacu yari Esther. Ni kibizo hano ntago ndi bukarabe uyu munsi ntago ndi bukarabe. Esther ari mukumbuye mu by'ukuri, urabona ko afite courage ugereranyije n'ubushize. Wow, murakoze cyane rero, reka dusoze twifuriza amahoro y'Imana kandi twifurize Esther kuzakomeza gukomeza gukira kandi tumusengere ababasha gusenga cyane. Ni ibintu bikomeye, ni ibintu bidasanzwe. Mukomeze muhamagara ababyeyi be, mukomeze mwereke ko turi kumwe muri no minsi, cyane cyane n'igihugu cyacu cyugarijwe n'icyorezo cya coronavirus. Mwirinda ingendo zitateganyijwe, mukaraba intoki mu gihe muvuye mu rugo, cyangwa se munashyiramo metero hagati y'umuntu n'undi mu gihe muri ku kazi cyangwa se muri ahantu hateraniye abantu benshi. Dunakurikiza inama Minisiteri y'Ubuzima ikomeza kugenda iduha. Mama Esther, ijambo rya nyuma cyangwa se ubutumwa wantuma kano kanya ku bantu bose bari bafite guhangika kwa Esther? Bagenzi, icyo navuga nuko Imana ihemba abagizi ba neza, izabaho ijuru kandi izabaho umugisha mwisi, kuko ibintu mwakoze hari abatanze amafaranga, hari abitanze bagasenga n'uyu munsi bakibikora, hari n'abagihamagara babaza ese yabahagarara, ese yabashobora kugenda. Urumva uwo mutima. Rero uyu mukobwa n'uw'Abanyarwanda cyangwa se n'uw'isi muri rusange, Imana ibaha umugisha ko mwahagararanye natwe kandi mugikomeje guhagararana natwe mu bihe bitoroshe. Ubu amaze imyaka 2 n'amezi angahe sheri? Imyaka 2 n'amezi 2 akoze accident. Rero urumva ko icyo gihe cyose ngaho habayeho ibitaro, ngaho habayeho mu Buhinde, ngaho turacyari muri pampa, ngaho turacyari ku marejime, ngaho turacyari ku miti. Nka family Victor ntabwo yari kubyikorera yonyine, ariko turashimira Abanyarwanda n'abandi bantu bose na diaspora bagize uruhare runini cyane. Mana yanjye, Imana ihumugisha abatuye isi, n'abantu bahagaranye natwe mu gusenga. Hari abantu basenga amanywa n'ijoro ngo bongere babone Esther agenda avuga neza asubira ku ishuri, kandi no kuri Imana izabikore. Yamurinze urupfu rukomeye ku itariki 20 z'ukwa gatatu turubona. Imana izakora ibidasanzwe mu by'ukuri. Hari ikindi Imana yakoresheje abari muri ambasade y'u Rwanda mu Buhinde. Mana yanjye, barakoze cyane, barakoze, baradusuraga, baraduhumurizaga, bakatubaza ese nta kibazo mufite, bakadusura mu mahoteli. Waba wagize akabazo ukababwira, wahura n'ikibazo cy'ubusemuzi ukabahamagara,
mbe baba bafite akazi katoroshe mu by'ukuri. Imana ibaha umugisha cyane cyane ubuyobozi buri mu buhinde bw'u Rwanda. Imana murakora akazi keza, yego, murakora akazi keza. Imana izabaha ijoro kandi mwese izabakomeze. Murakoze. Ibiganiro byacu rero nakagaruka nk'ibisanzwe, reka tubifuriza amahoro y'Imana. Nabwiye ngo ukande subscribe, ubundi dukomeze n'ibindi biganiro, ntuzakureho na gatoya cyangwa se ngo ntuzakore unsubscribe kugira ngo ugikomeza ubaye natwe. Esther, bye. Babwire ngo bye. Babwire ngo bye. Babwire ngo bye. Babwire ngo bye. Good night. Oh, good night. Wow, bye. High five, bye. Bye, sawa. Murakoze cyane.